Mubaze ikintu kimwe uri isugi uracyari isugi abantu benshi bajya bakunda kwimbaza abambaza ko ndi isugi nimba ari ngiye babona ntayishyukwa nk'abandi simbizi abantu uzi yuko ngo bansugiye umugore wa Pastor Theo nawe numva yambera amarene baragarera tamereje rugarama zihindurana niya rutabazamvuka mu nama z'inyahurunga n'inyamamare rugwengere abantu mukora umukwe hano muri Kigali mana dore umutahira murakoze cyane bakunzi ba Urwiza filime by'umwihariko bakunzi banje mpano ndabakunda kandi ndabishimira murabona ndi kumwe n'umuntu mukunze kubona cyane yitwa Vava ariko mumuzi ku izina rya Dorimbaga Dorimara Dorimvubu uzazurebe u Rwanda rw'abanyarwanda murabona yuko tuba twatembereye hano turi ni mu mujyi wa Kigali Vava yego ni Gikondo ku nganje niho twicaye turaganje turatimakaje nahuye n'umukobwa mwiza nifuje kuzahura nawe numvise ubuhamya bwawe rero Vava ndakumva ndavuga ni Mana Nyagasani nta mpamvu yo gusubira inyuma ni burya ndakomeza buriya naracitse intege nakoze amafilime nyuma mbona biranga n'itorero rirahaguruka ati umukozi w'Imana koko umuntu wabwirizaga ubutumwa umuntu waririmbaga ni gutukina amafilime y'abasheri ibisheri ishusho n'Imana njya kwihana ari ibishego se kiretse ari ibishego uko nyine nakinanaga n'abagabo bo abandi twebwe ari itorero rya DPR ntago ariko nibyo n'ubundi ubwo rero ndahindura ubu nkora gospel nakoze indirimbo yitwa Rubyaro rwa Adamu ndi gutanga n'ibiganiro niyo mpamvu rero nabonye ukuntu wakoze ibiganiro byinshi utanga ubuhamya ndavuga abantu bo kumubuga baraho abantu bo kumubuga nzi ni kwa Eshimayeli yego kwa Eshimayeli urahaje urana umudive yajyaga ziri iwacu mu magakoresha amavuno yego sha umukozi w'Imana Eshimayeli nanjye ndamuzi hara niho nize primaire iwacu ku ivukiro ni Kagabiro rero bakunzi mudukurikiye ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane nkunda kuvuga nkabasekera ariko nkavuga ngo ari mwe mwabigenza mute ngewe naravuze ko nkunda Vava numva shaka nzabigenza none Imana yo mwijuru nsenga yansubije Vava namubonye turakwakiriye ku Urwiza filime watangira wibwira baduteza amatwi cyane nanjye ndabakunda cyane Imana iba yaturinze igihe turiho tugihumeka nta mpamvu irimo yo kuburana igomba kuduhuza tukabonana kandi burya ntibakakubeshye ahantu nta hantu kure cyane Imana itakugeza ahantu hose Imana yumva ishaka kukugeza ikugezayo bitewe nuko wayubashye ibyo uvuze ngo byo gusubira inyuma ngo umuntu ngo afite ubuhamya ni benshi bafite ubuhamya ariko ubuhamya dutanga kuba umuntu yarahuye n'ubuzima bubi kuba warabayeho nabi ntaho biba bihuriye no kuvuga ngo waramamaye Imana ishatse kukwamamaza irakwamamaza pe ikakwamamaza kuko niyo ifite imfunguzo z'ibintu byose ngo nukuri ngewe najyaga mbona abana bari kwiruka ku bantu bafite radiyo najya kumva ngo twatoye twatsinze mu midugudu no mu turere ntidukina twatoye twatsinze noneho nkabona abana bose bakunze iyo ndirimbo nanjye ndayikunda nkajya numva ngo ni iya Bruce Melody numva ngo ni iya Bruce Melody bugacya agakora n'izindi zose wiyegereza mikoro kugira ngo abadukurikiye bakumve neza zirimo na ya yindi ngo Bruce Melody afite abafana Bruce Melody ariko ntawe ari umuntu uri hejuru cyane Kigali hejuru ariko n'ubundi ari hejuru ntashobora kubona yego rwose ariko ndashimira Yesu waturinze akemera kuturinda akadukomeza icyo yavuze tugeraho kigasohora ariko yaravuze ngo 2018 uzaba ushonje uzihangana nimba yaravuze 2019 uzarya ntibazakugirira ishyari rwose Vava murakoze cyane kwibwira abaduteza amatwi mwamubonye ni Dorimbogo ariko se barakumenya Dorimbogo ndabyanga cyane neze
y'ubuhanzi ndabyanga byaragutwikiye vava ndabyanga ejo bundi nari ndi mu rugo noneho muzehe wacu wo mu gipangu araza ati dore imbogo ari hehe ati ko Bruce Melody ari hano haruguru muri korodoro ati yabimenye baza kumpuruza ubwo ndagiye tekereza kwirukanga inyuma y'umuntu uri mu modoka wowe uri kwirukanga n'amaguru ubwo mba ndaje ndirutse aho ngeze ngasanga arahavuye maze noneho umutima urambwata ariko wowe bundi umeze ute ko mwahuye ikimana yamujijeho akakiguha uri kumwiruka ko ari muri gahunda z'akazi kuko hari mu buryo bwa Primus ndumva ubu uramubonera subira mu rugo inkweto zanjye zabandutse nagiye mu rugo inkweto zashwanyaguritse kubera kuguma nirukanga n'amaguru nguma nzwe ariko reka nkubwire vava njyewe naragukunze nakunze ukuntu udahisha ubuhamya bwawe nukuri ntujye uhisha ubuhamya bwawe ahubwo se uzashaka ryari abona waratwitse wabaye umukobwa mwiza waba ufite fiance njyewe reka nkubwire uzi ikintu nabwiye Yesu rero nimba guhaye umwaka uwo mwaka ukabona uri kuwubonamo 5 wowe gufata bya 5 ubonye ngo ubwo abandi bari koga muri pisine ngo reka mvaneho 3,000 ngo nanjye ngo noge pisine wogere mu ndobo yawe cyangwa mwibase noneho urugo rw'uyu munsi uri kurushabuza n'ivangamutungo nimba nyoko adafite amafaranga yo kuguha umusore arubaka inzu uyu munsi wa none abiwacu Nyamasheke abantu b'ikarambi bahinze ibyayi barabaduteza barabaduteje akubaka inzu yamara kuyubaka kuyisakara ikamunanira yamara kumunanira akagera wa mukobwa wahinze icyayi cye bakagenda bakagura amabati bagasakara inzu bakayitutumura bakayishyira nka hariya ukiruga ukanura amaso ate siriya nzu izajyamo runaka ariko ubundi iriya nzu uriya mukobwa iramukwiriye ariko ubundi buriya iriya nzu uriya mukobwa buriya uriya musore agiye kuyimujyana kandi niwe wayubatse yego sha umusore muzima kuyipavomeka amara kumunanira akisangira umwana w'umugabo bagafatikanya uzi ko na muzehe perezida yasizeho ivangamutungo rirazwi no mu murenge hose bararizi no mu karere hose ntibaciye n'abasore bubu nuko ukavuga ati se ndajya muri ruriya rugo nimba nari mbonye uko mbona 100,000 uwabanza nkabireka bikaba 200 uwabanza nkabireka bikaba 300 ejo mbonaho nkuri base ejo mbona amatora nawe ejo ningereyo mbona ikizandengera muri rwa rugo nta kindi ndebaho ariko kandi abasore ushatse kumbwira ko batagutereta kobwa mwiza pe ariko bitewe na bije nihaye ntago mbahereza iki umwanya kuko umusore aragutereta amara kugutereta bwake bwije mwahuye ngwino nkugurira ifi ngwino nkugurira inkoko mwahagera agatangira kugushimasha none se mva wajya kubona ukabona umudigi ugeze nka hari natacindi wiyemeje nigeze mbona bagusohoraho akantu ngo dore imbogo ngo aratwite abanyamakuru bazi nadorokazi nabonye barabimupositinzeho abanyamakuru bazi igice uyo bari gushaka imikati kuri imihanda bazi igice kuri imihanda uburoho n'ibyo bazangorera ariko abanyamakuru nabo baraturembeje rero bari gushaka burango viyuzi ngo burango zirani inkuru ngo zigezweho ngo babonye n'akazi kabo baragashoboye none se reka nkubaze ikintu kimwe uri isugi uracyari isugi umva reka nkubwire ati na mukobwa ubimenywa na muntu ku giti cye naba ndiyo ntari isugi Faratina ntago najyana kuri mikoro ngo mvuge ngo murabizi kuzi yuko ngo ntari isugi kuzi yuko ngo bansugiye bose babyita gusugura buriya reka ujya kuri mikoro ngo bivuge urumva abantu benshi bajya bakunda kwimbaza nimba ari ngiye babona witwara neza kurusha abandi nimba ari ngiye babona ntayishyukwa nk'abandi simbizi abantu bakubaza ko usugi waba biterwa n'imyitwarire yanjye biterwa n'imyitwarire ya abambaza ko ndi isugi ni ibintu bizwi nanjye gusa ni ibintu bizwi nanjye n'uwo tuzashaka n'uwo muzashaka ubwo nyine nibanga ryo mu rugo ariko siko buryo wakuze urugo rwacu nyamara wakuriye imbere none hagati aho ngaho nagira ngo ngusabe ikintu kimwe kuko nagusabye ko duhura uranabyemera none se nagusaba noneho tukaba inshuti atari uguhura gutyo noneho tukibera inshuti uzi inshuti njya nkunda inshuti njya nkunda ni ya nshuti ingira inama ni ya nshuti turi buhure mu gihe gikwiriye apana kwica amasaha y'akazi ni ya nshuti
mbese mbitse amabanga yanjye yose singire na kimwe. None se nk'ubeje ko twahuye tukaganira, twabanje kuganira kuri telefoni, wambonye ute, nakweretse ibyo nkora, ukunda ibihangano, ibintu byinshi. Njyewe nkunda abantu bose ariko cyane nkakunda abakire. Tuvuga ko kubera ko njyewe ndi umukene nta nawe uri umukire burankunda abamariyoneri na mama Gihozo. Nkunda abantu bose, nkumva ko igihe nzakora ubukwe nzabanza nkakenyeza abamama ukwabo babakire. Oya kandi ukunda abakire utagiye kwivamo, hazabanza umurongo w'abamama, muri abamama nawe uzaba urimo, hakurikizeho umurongo w'abakobwa. Ariko kandi nkavuga ese mana marene wanjye abakura ari mu Bufaransa, ese mana marene nzamukura hehe? Urakunda umudamu wa Gerard Mbabazi, nkongera nkakunda umuntu bita Sandrine Gasaro ndamukunda. Gasaro turagusuhuje, Vestine aragusuhuje, agira ukuri Gisenyi tukagisenyi akangurira ifi nkayidunda ariko gutya nkayirya nkayirangiza ukagira ngo turavukana. Aritonda cyane, nanjye naramurebye na mukuru wacu. Gasaro rwose yumve ko mwubashye hano kuri filime. Ubwo rero uwo Gasaro nkamukunda cyane. Umugore Pastor Claude nawe ndamukunda, twahuye amasaha make tugiye gushyingura Pastor Theo. Umugore Pastor Theo nawe numva yambera marene. Mama Asiya turagusuhuje kandi turagukomeje, Imana igufashe. Aba bose rero nukubakenyeza umurongo. Marene mu Bufaransa agomba kuza. Ubwo buzabwa arabaye byari ubukwe nimba bukorwa na miliyoni 2 nkaba nani igiceri cy'icumi. Kosa reka rero mba nira gutanga ubutumwa kugira ibintu byinshi udafite abantu ntacyo byakumarira. Umunsi umwe ngo umugabo yari umukire cyane aturanye n'abantu bakene, umuntu yapfusha akamuhamagara ati nyaboneka twapfushije, wagahita amwohereza amafaranga. Biba gutyo mbasa ko ari umuntu mwiza nyine. Igihe kiragera tega amatwi, igihe kimaze kugera nawe apfushije ngo abantu bose ati yapfushije se ko twebwe yadutabaraga duhereza amafaranga nimuyashaka, ngo bakajya amweza amafaranga kuri telefone, amweza amafaranga bura abantu, ngo ageraho basanga mu ngo arabwira ati se ko nabatabaje ko napfushe ngo muze mu kingure, ati nose we waraje ngereka nkubwira ari gihe bayohereje napfushije bakayamba nahera n'ijoro ncukura imva ngenyine nkayicukurana namara kuyicukura kandi bava mu biki mfa kuba mfite amafaranga cyangwa njya gushaka abantu nkabahemba kandi ukunda amafaranga. Arangije rero ngo ariga yaravuga ati burya ifuni bagarira ubushuti nta karenge koko. None baramubwira ati nyine icyo ubibye nicyo usaro, waduhaye amafaranga twayagusubije agenda witerurire wishakire uniririmbire. Ubwo rero tuboneyeho kubwira abantu rwose bumva aba bantu bo kubera iki bamugereye mu kebo yabagereyemo biyo bashyiramo imiyaga, bamumvaga bari kugira neza ko ari umugire yihagije, ariko yashyize amafaranga imbere kuruta urukundo kurusha urukundo. Noneho bimugendekera gutya, aho ubundi abo bamama tuzakenyera da, muzakenyera gihe cyose amafaranga ari yewe nzakuvugira igisigo witora. Yego komana gukora ubukwe kuri iki gihe ufite amafaranga menshi none ntayo. Ese ubundi vava uri kuvuga ngewe ngo nzaba nakenyeye ko ari ukugusohora nkuririmba no kuvuga umuvugo ikoti nkuririmba indirimbo wumve. Rungano yewe rungano we uragiye uradusize ugiye w'abandi tuzagukumbura mu bitaramo uragiye uradusize ugiye w'abandi. None ugahita uvuga ni mu nteko nsanga wanakunze namwemereye urukundo basaza banjye ndabakunda sinzabakoze isoni mwimpore nzajya kubasura. Natwe ati mama se ko atarimo nawe arimo ariko si yo ndirimbo narayikoze ejo bundi mu kwa cyenda ndayisohora. Tuzagukumbura
tuzahura mu bitaramo uragiye uradusize ugiye w'abana nawe ugayiturira nyine kandi nzaba ndi guseka nakwe mpanuye njyewe ariko banza umukumbuye nzajya mfata igikanzu nyishandarika kigera nk'ahari aho se buzaba ryari ariko ubukwe buzaba kandi ukunda Yesu wabuje na Bruce Melody akagukura ku buboyi iwanyu wahubatse ibirari igicaniro igicaniro nurara umuriro mukobwa uri mu ruhimbi niwihe birembo rizagobora mwiza wa binamuri umweza ruhimbi bazerema binyeganyega nk'abageni bakera bubu bahutira ku rugendo umva nzagukorera ibintu mva najyaga numva kera bavuga nta mugore ngo uvuga umuvugo si imiyoborere myiza ese ni umuvugo ko ari amazina yatari amajyambere intore barusha intambwe yaduhaye ijambo turasohoka turasusuruka turataraka dutanga amatara se bite byawe ahubwo abonye imihanda iragatsindwa imihanda imana isayinka twabonye ijambo reka dutarake ngiye rwose mvuga amazina y'inka ndi umutahira ndi umushumba niko kazi nkora mvuga imivugo akaririmbo najyaga nkunda kavuga ngo nyine k'abasaza ngo nahuye n'abasaza bashoreye inka bagendaga baganira bagira bati gukubita inka y'imbyeyi inkoni ubushaka uwayoroye nuko ndababaza nti none si bimutwaye n'ibiki barambwira ati mwana wacu ibi ni ibicuba tugiye gushora inka batishehishe gashu ishehishe byasha ishehishe Nyagatomba ati bicuba ntugacubangane rembo ritaha inka ntukarara imyugariro murugariro tamereje urugarama zihindurana niyo rutabaza mvuga mu nama z'inyahurunga n'inyamamare rugwengere abantu mukora ubukwe hano muri Kigali mana dore umutahira banavuga icanga ricuranga inzara ikamara abashumbiru banavuga imbibi mbanza guma babicuba ntugacubangane rembo ritaha inka ntukarara imyugariro murakoze cyane umva vavana ukuri ndishimye cyane tuzakorana indirimbo sinzi ikintu twakora ariko nukuri kuba twararanye tukaramukana tuganira tukaba twatembereye tukaba dukoze n'iki kiganiro nukuri abari ku Rwiza filime rwose musuhuze mudusuhuze mutere komenti uyu ni umwana w'iwacu hano hirya y'Nyamasheke rwose mu ntara yacu nanjye ndishimye ko murabona ko twagutse n'abandi bitinya rubyiruko bamama mufite impano mwitinya rwose ni ukuri mwe kwitinya kuko murabona twahuye kandi turaba ahantu hamwe umva nitwishyira hamwe tuzakora ikintu gifatika murakoze cyane rero nsoza se wowe nta kindi kintu wabwira abadukurikiye message naha abafana banjye ni yayindi ndabakunda cyane kandi buri muntu wese ikintu akora cyaba gito cyaba kinini Imana ikimuheremo umugisha vava ndagushimiye kuko wongeye kundemamo ibyiringiro Imana yaguhuje n'umugisha wawe nanjye nahise numva nkomera ndavuga nta mpamvu yo kuva mu kibuga rwose kuraje kandi Imana izadushyigikira Imana ihemba neza ntiyambura umuntu wayikoreye ntajya akorwa n'isoni wayisenze ntajya aseba arya abantu bashaka kukumwaza bakagira ngo uramwaye ariko iby'Imana ubundi igusezeranye badahari oya ariko niyo waseba igasohoza ku karubanda niyo waseba burya hari akajambo mukapasi kajya avuga ngo Imana ije kugusebezuriraho wasebeye ngo abamanitse amatangazo niyo baza no kuyamanura sho ngo wavuze ariko reka nibwirire abantu bose babara gukora akantu nabonye iyo umugisha wawe waje na wa wundi utari kuguha arakubwira ngo akira nkakira arakubwira atakira wa wundi utari kuguha ni uwu murakoze cyane mwebwe abadukurikiye ku Rwiza filime mutere komenti mukora share na subscribe ni inkunga yanyu murakoze cyane.